najyaga ngira agahinda nkumva kwikata niyo mahitamo yanjye. Kwikata Yego. Nkafata urwembe cyangwa icyuma nkikata amaguru cyangwa amaboko bitewe na gutyo nyine. Ubwo naje kumva hip hop ya Bulldog, nkajya nyumva nkayikunda ariko nkumva nabirenze. Nyuma naje kumva ya Pfla noneho aramvura tuma nyine ibintu byo kwikata bireka. Nashaka kwikata nkahita numva song ya Pfla nkahita njyana nawe nkatangira kurapa nkashiduka nishimye, nanjye nza kwandika izanjye nyine numva ko byashoboka. Tukira aho ngaho wenda kugira ngo hari abatazi ko hip hop ari umuti, hari abatazi ko hip hop mu by'ukuri ishobora kuvura n'ibikomere byo mu mutwe yewe n'ibikomere byo ku mubiri. Nk'indirimbo ya Pfla cyangwa ya Bulldog yagufashaga muri icyo gihe, yagufashije kuba wabana nayo, hariyo wabuzi? Yandayizo dushyireho twumve. Gusa nanone ntabwo byagendaga neza, rimwe na rimwe utuntu twinshi twagendaga tubaho. Hari nk'umunsi nigeze kwica ino ry'agahera mbitewe n'umubyeyi, kumva kubera ko nafite agahinda gakabije. Nge nakundaga gusohoka nijoro nkajya kwiyumvira imiziki hanze. Nari ngiye gusohoka via arambwira ati ntago byakunda gusohoka. Nawe nse kubera iki kwahitse nkisohokera nkajya kumva imiziki nkandika n'ingoma zanjye. Arambwira ati andikira mu nzu ntago byakunda. Yaramubwiye nyamara ni wowe utumwa niheba. Uziko yansubije yaramwe ngo wene se ngo wihebye kundusha. Ndamubwira ni kubizanye Xavier nti noneho binyereke ko yihebye kundusha nanjye mbikwereke ko nihebye kukurusha. Turebe wihebye kurusha undi. Naragiye mu cyumba nakoze ikosa rikomeye cyane, ni ibintu nicuza ko nanjye singe mfata icyuma nibwo naciye ino ry'agahera. Ndari muzi nawe ati dore ikimenyetso gikwereka ko nihebye kukurusha, nawe nyereka icyawe. Hari ahantu societe irakurenganya bitewe nuko ufite ubumuga? Ya cyane rwose. Hari nk'igihe ukuntu bikunda kubaho ukabona nk'igihe nko kuri boutique kugura akantu ubanje kubasuhuza, wenda urugero mumeze mute, ngo nta kintu cyari ngo nta kintu cyari genda nyine agahita agiye kuje kumusaba. Kandi wenda si cyo kikuzanye, nta nubwo kurusha ubushobozi, ugasanga nyine birakubabaje. Cyangwa wenda ugasanga shimo byose nabonye Imana Imana ikwereka mu gihe wabaye ikaze gakora abandi bananiwe. My name is Shafique Joe, I can do this all day man. Mana ndakwihaye, Mana ndakwiragije diaganzi neza kari we wankujije. Mana ndagusenze ngo ngizemo ibikoroto nzibuka abaye nukuri nza gukorera diaga please give me super power. Ndagusizanya gasembuye nza gasimbuza amaso nzakunda abaye nsengera abafite ubumuga ari mu namukagare musoni kutabona mubere maso diaga committee. Mfashe nkure kuri winshi ya ijuru ry'abanyanege nyese ry'abiyita maje yampereza inote nyinshi nanjye nza gukorera nkubere umwana mwiza diamond zitere gufuha dear god. Ndabizi nturi gishinisho nturira mu byara wanjye niwe wambye gusezanyije nzabikora mana yanjye. Mpereza imbaraga zo kuba muri iyi simbi, mpereza imbaraga zo gusinda abanzi banjye this dear god. Ndinde bineza neza by'isimbi mana yanjye, mpereza ijuru ryawe ntaragira imbitisi. Ndabizi uvuze rimwe wakuraho ubumuga bwose, utabona nakareba ibyiza by'isi wahanze, utavuga nawe karapaka ndusha n'inganzo. Abatagenda natwe tugakina futu kunyanga igare tukamenya uko bimera nk'abandi bana dear god. You got me yo mpagukizwa mana yanjye nanjye nsobanukirwa agaciro k'amaraso y'umwana wawe watanze. Ya mwana ubwo bushake Nyase yanyemera se. Waspopi Kigali Rwanda, amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali. Hello Kigali. Ubu turi saa 8 zuzuye neza ku isaha i Kigali, saa 8 ziruzuye neza ku isaha mpuzamidugudu yose yo mu karere ka Gasabo. Twishimiye kugusanga kuri ibi birindiro bya Defia Empire. Ngendi Defia nkaba Empire Empire, abanzi banyita umwana w'ibwami. Ndi udahinduka nka tableau periodique, ndi wahanuwe na Yohana ari mu kirwa Patemo. Iminara yose biri mu mujyi wa Kigali, iminara yose biri Paris mu Bufaransa, iminara yose biri Bujumbura mu Burundi, ikabikonekterekeza kuri Defia Empire kugira ngo ikiganiro kikugeraho gatanu kuri gatanu. Mbere yuko nangira ndagira ngo mubwire ko perimena provisoire ugomba kwibariza kwa mwarimu Shope. Nomero ze ni 07807073 nawe ushaka filime nziza nyarwanda zigezweho kandi ziri kuri standard ya filime nyarwanda zakabaye ubundi zireberwa kuri Netflix, nta handi wazisanga uretse kuri Kate TV show. Hanyuma ushaka kwamamaza ibikorwa byawe, ushaka kwamamaza business yawe, igihe niki cyo kugira ngo utwizereremo dutangire twagure business zawe tuzigeze kure. Nomero ni 0788 58 29 kuri kamera nkuko muri kubibona. Ntakiye
umuhungu umuhanzi yitwa Joftik araza kutwibwira. Ndagira ngo mubwire ko uyu muhungu uri kubona kuri kamera, uyu muhungu uri kubona kuri screen zawe, ni umunyabigwi, ni umulegende yegukanye ibihembo muri Iwacu muzika muri Ati Rwanda ubuhanzi ku nshuro ya kabiri. Uyu niwe wegukanye igihembo cyiciro cya music and dance. Nk'uko mubizi ntabwo ushobora kuba wakegukana icyo gihembo mu by'ukuri utarenze pull up. Mu by'ukuri afite ikibazo cy'ingingo uko ameze, uko ati wenda turaza kubiganiraho, ariko mu by'ukuri n'ibyatuma atubaka ibigwi, n'ibyatuma adakora amateka, dore ko ejo hashize hari muri history, uyu munsi ndakubwira ko ari gift, ejo hanyuma ndakubwira ko ari igihe cyiza cyo kugira ngo duhindure amateka. Wagwan bro. I'm good man, meze fresh na guys. Meze gutse. Ndashima Imana. Yitwa Joftik. Aho cinyiri bibanda. Biracamo. Nari guys. Dukubitire twumve no Yo, Pepe ngo yanze yikundira abashinga yombi. Musimbujije ko manga bafite ubumuga n'amazombi. I can do this so damn nkuko mubibona ni Joftik the king uyoboresha Bike Saudi wa kabiri nyiri bibondo Mr. Can do this so damn. Pura. Ngo byagenze bite? Baby ngo yanze step by step Baby ngo yanze yikundira abashinga yombi. Musimbuje ikoma buretse ubwo bivuze ikintu ngo baby yanze yombi baby ngo yanze n'izina nakoreshaga mbere ariko se nkiryitwa yaranyanze nyine yikundira abashinga yombi, abantu nyine abantu bafite amaguru yombi tu n'umukobwa mwakundanaga. Yego pula ariko ntari bindacyari gangster man, waragiye ariko meze fresh pula. Ese mani kweri cyo yisemo ko duhera ku mu ex wawe? Aya naga ari byo misema. Ni wowe wimbajije man. Ni wowe wimbajije. Very good. Njye ni freestyle nari ntanze, ni wowe wimbajije, ni wowe bikujije. Pura. Deka bari we duheraho nubwo atari w'ikiganiro gishingiyeho. Nariba. N'umukobwa mwakundanye? Yego. Arakwanga bitewe no kubana n'ubumuga? Yego. Nuko bavuga umuntu ufite ubumuga. Okay. Yego. Okay, sisi turi kumwe nta mutima wo birimo. Narebe. Ufite ubumuga sibira? Yego. Ndeka mbinota hano kugira ngo naza kongera. Yego. Abari fresh sana kugira ngo niko bimeze kahese. Ufite ubumuga. Okay. Ni njya kubivuga ndajya ndeba kandi nakare dari yangose ariko nyine habamo kwibagirwa, ariko uretse ko nta nibidanje ni cya kizina tu arangije arakwanga kubera icyo kibazo cyawe. Yego ni ukuvuga ngo icyo gihe nabaga kwa muganga ndi kwivuza ikintu cyitwa amaescale, ni indwara ifata paraplegique. Naje gutoroka ibitaro bitewe nuko nari nkumbuye umukobwa nakundaga, njya kumureba. Ngiye kumureba ndakomanga iwabo, arakingura nyakira hanze y'igipangu turaganira. Haciye akana mbona haciye umujama ngo hi undi nawe ngo hi, kwa kundi kwabo agenda ahita amufata n'ikindi nawe aramufata, bahita bakora utuntu bahuza utuntu yakora French kiss ya danje. Shamana amatwi y'isazi bandibaza ni watorotse ibitaro. Natorotse ibitaro tu ariko mama sikwana kiyahura se. Shamana ibireka abana b'iyi minsi baratubabaza bro. Nkomeze iyo story. Hanyuma ubwuraza no kutubwira byaje kurangira usubiyeyo cyangwa byarangiriyeho? Nagiye mugigira kenshi ngira ngo ndebe, kuko byatumye mbona ko n'ubundi aciritse nta mpamvu yo kumutinya, kuko yari crash yegereze microphone. Yari crash mutinya byatare ko akimara gusomana nabonye ko nta birenze, ndavuga ati reka nanjye ntinyuke neri nambwe. Ariko nyuma najyaga njya kwandika song umvijwe rimbwira ngo nudakiramo izina rye ntago indirimbo izaryoha. Amazina yose ay'ababyeyi bamwise ayo bamuhimbye yose nagiye nyakuramo indirimbo, sibyo? Ariko byaje kurangira mbiretse ubu hari abandi bagezweho tubarenze pura, ariko ntari bimwe. Ubwo si icyo gihe utoroka ibitaro nyuma waje gusubirayo cyangwa byahise bibyo? Oya nasubiyeyo nasubiyeyo kabisa. Kubera umukobwa. None se mwakundanye ufite icyo kibazo cyangwa icyo kibazo cyaje kuza nyuma yuko mukundana? Nari mfite iki kibazo n'ubundi. Bivuze ngo n'ubundi yarazi kumeze gutya. Yego.
igikomere yarakinteye ariko nyuma haje kuza akarabo karenze karambura mera neza. agira ikintu ubwira ko karabo kawe kugira ngo ku mukobwa nkunda French kiss niyo gahunda murigo reka turusheho kumenyana kuko bike nabonye binyemeza ko utari umwana murigo nta utamwifuza kereka utamuzisha ijwi ry'ubwaryo rirakuvura ukarnyiga ukumva ntiyataha murigo ungera nk'umutima wawe twishime nkwibagiza bakubabaje maze nawe wongere umwenyurire karabo keza sinakwibagiwe I can do this on the man ndakwemera baby pura simura wese wenda ibyo ni ibijyanye n'urukundo rwawe ariko ubwo ni nako twanatangiye n'ikiganiro kameme yego kuba ufite ubumuga bwaje ryari warabuvukanye cyangwa ni indwara yaje kuza nyuma? aya ntabwo nabuvukanye n'indwara yaje kuza nyuma nka 2012 nibwo nisanze meze gutya. Byatewe n'iki? Narwaye kanseri y'ikibyimba mu mugongo iza kuntera paralize y'igice cyo hasi. Sasa rero nyuma yuko ibyo ngibyo bikubayeho warigaga? Yanarigaga. Ubwo nyuma amasomo yaje gukomeza? Yarakomeje ariko ntibyagenda neza kubera najyaga ndwara mu escale. Bigatuma ntiga neza nkahita njya kwivuza kwa muganga nyine amasomo akabara apfuye nkabireka tu. Rwari urugendo rwari rukomeye cyane. Nyuma yaho rero uravuga uti ariko nta mpamvu yo kugira ngo meranwe n'iyi situation kuko birumvikana ko ni ibintu byari bigoye umutima ndetse n'ibitekerezo. Kuririmba sasa bizuti kurapa? Kurapa byaje bitewe n'indwara naje kurwara agahinda gakabije. Urumva wenda nsubiye inyuma gatoya agahinda kakimara kumfata najyaga yegereza microphone najyaga ngira agahinda nkumva kwikata niyo mahitamo yanjye. Kwikata? Yego. Nkafata urwembe cyangwa icyuma nkikata amaguru cyangwa amaboko bitewe na gutyo nyine. Ubwo naje kumva hip hop ya Bulldog nkajya nyumva nkayikunda ariko nkumva nabirenze. Nyuma naje kumva ya Pifla none aramvura tuma nyine ibintu byo kwikata bireka nashaka kwikata nkahita numva song ya Pifla nkahita njyana nawe nkatangira kurapa nkashiduka nishimye nanjye nza kwandika izanjye nyine numva ko byashoboka. Tukira aho ngaho wenda kugira ngo hari abatazi ko hip hop ari umuti, hari abatazi ko hip hop mu by'ukuri ishobora kuvura n'ibikomere byo mu mutwe yewe n'ibikomere byo ku mubiri. Nk'indirimbo ya Pifla cyangwa ya Bulldog yagufashaga muri icyo gihe yagufashije kuba wabana nayo, hariyo wabuzi? Yandayizi dushyireho twumve. Hari yitwa Humura. Iravuga ngo cyangwa reka mere kuri zahabu nyayo nticuye yewe ntinakoboka ntinasaza bimwe byo kuvuga ngo urajugunya nanjye niko bimeze nzaguhampaka kugeza unkunze ngo uremenza cyane zahabu rizahura zahabu kugira ngo mbe mwiza kuri iyi microphone nkatira uninga flow byija byinshi nima harimo kuryama nijoro rap hip hop nkumenya twari bato wari keza useka neza uri sugi the great nkwere ku mugi I can't decide man ndabivanze ariko so pura. It's okay. Na bidanje kwera ko atari nawe ho wazanditse. Yego. Pifla? Yo ni ya Bulldog ni ya Pifla? Ni ya Bulldog, ni ya Pifla, sorry, ni ya Pifla. Ya Bulldog? Bulldog ni indirimbo yagira nka mu masaha kuze ijoro mba cinema mu bitaramo bitandukanye mba cinema mpibira ka paparazzi mba cinema motherboard database stana mba cinema. Ariko pini wabigezemo uruhare cyane. Ndabyumva. Hanyuma sasa rero wenda turacyari wenda ku cyaguteye ubwo bumuga. Yego. Nyuma yuko ibyo bikubayeho wenda ababyeyi bawe bo babyakiriye gute iyo situation bayitwayemo gute? Numva ntabwo byari byoroshye batangiye ibintu byo kumvuza biranga nyine ariko njya kujyana biti Gatagara baramvura mbasha kwicara ko mbere ntabwo nicaraga nayicaraga nyine nkahita ngwa imbere ariko baramvuye mbasha kwicara nyuma baza kunsenzera bambwira ko nta kindi bafite cyo gukora ndataha. Gusa nanone ntabwo byagendaga neza rimwe na rimwe utuntu twinshi twagendaga tubaho. Hariho umunsi nigeze kwicino ry'agahera mbitewe n'umubyeyi kumva kubera ko nafite agahinda gakabije nge nakundaga gusohoka nijoro nkajya kwimvira imiziki hanze
nari ngiye gusohoka via arambwira ati ntago byakunda gusohoka nawe nse kubera iki kwahitse nkisohokera nze kumva imiziki nkandika n'ingoma zanjye arambwira ati andikira mu nzu ntago byakunda yaramubwiye nyamara ni wowe utumwa niheba ukuntu yansubije yaramubwiye ngo wowe nse ngo wihebye kundusha ndamubwira ni kubizanye Xavier nti noneho binyereke ko yihebye kundusha nanjye mbikwereke ko nihebye kukurusha turebe wihebye kurusha undi naragiye mu cyumba nakoze ikosa rikomeye cyane ni ibintu nicuza ko nanjye singe mfata icyuma nibwo naciye ino ry'agahera ndari muza nawe ati dore ikimenyetso gikwereka ko nihebye kukurusha nawe nyereka icyawe urumva umusaza byaramurenze nyine ariko Solivier byararangiye kandi warakoze kwihangana pura n'ubuzima butoroshye ni urugendo rusaba kuba ufite imbaraga z'umutima n'iz'umubiri yego ngira ngo sasa wenda tuvuye kuri iyo sije y'ubuzima bwawe bwite ahubwo twe twigire mu buzima bwawe bw'umuziki uravuga uti mu gihe nari mfite agahinda gakabije ndetse na Buda nibo bantu ba mbere nabanye nabo mu gahinda nari mfite baramvura baramfasha wisanga wenda bitewe n'uburyo wiyumvaga bitewe na situation wari urimo wisanga uri gukurikizanya imirongo birangira havuyemo rapo yego ukora indirimbo ya mbere wandika indirimbo ya mbere wiyumva gute wari muri situation ni ukuvuga ngo nandika song ya mbere icyo gihe n'umuntu twabanaga nari mbwenga mfashe njye ku muhanda arabyanga arambwira ngo ari mu kazi ntabwo byakunda kansunika indirimbo ya mbere nakoze bayita Sadiki yego akwatira ko biri bukunde ndahuze yego ndavuga ni rero so nibwo nakundi ndagenda mbishyira mu mirongo ndamurasira birarangira ndakira nyine numva ndaruhutse tubwire twumve yo burya ko kisi niza kayerekana umvire data wambyaye uko waburenze kose n'ubundi birangira umwaye kubwira umwari ngo wampaye nago n'ubwa mu bundi maye injana n'itarana umuhungu mu ijuru yampaye bucya bucyana yandi wikeba ngo wumva hazi si wese nga cyane ukundi imana nazinuka iby'isi bishuti n'abafite agenda kandi batoze kubaho kinyarwanda unabasengere buri munsi tubone inshuti n'abakunzi ibintu birakomeye rwose ntago ari ukwiriza bamvuga nabi cyane naburi cyo nkora nk'imyoza ngo nago nzi gukunda kandi ngo naho nzigeza ngo sindi mwiza nta muneza bakanacinjaza abari babo baturiye sinana mwiteza koko ibyo byose bituma ndira cyane kandi bikambabaza nkabasubiza nisekera ntimaze gusaza ntaribi gusabira cyaza ntaribi bana bato gasopo mutahe mujye kurya babombo gukinira ku izina ryanjye n'ukuri byo basigira ibihombo mbanze mujye koza ibyo maze murekaye magambo nifuza ko umuntu andumurambo ngo mungire igitambo wayi kandi byose mu biterwa n'ibyo munywa mwitahaye bavuga byinshi bitari ukuri bakabyita ukuri bantega bari bambaye imini nkababwiza ukuri bashaka kunsubiza dango bajye byanjye uturi gusa ntibyakunda ahubwo mu bamuhazi bifu imana mugize nuko ndi Paulo ntakiri Sauli y'abamwamenyaga yuko twese twambaye umubiri ntimwanyanga bigeza mwitwaje ko mu ndusha imari eyo Javitike naje mbaha froze icumba umuriro nibuzi kukonje ngwino usanga ninjye cyotero urebye neza usanga rap ari yimesha mikoro sound nke mu gakino kuri ubu imvugo n'ingiro niba urenze bigaragaza ugabanye wozi ngiteka ndakora kugira ngo mbone award kuba afite ubumuga mu gifatwa nk'amaradiyo gusa nimwihorera imana izahuriza abayo niba ugira ngo ndakubeshya uzazo nshake nguhe froze uburyo twariye uburo turenza aho umushogoro I can do this so damn man Buda nese mani kandi kumva murasiye warakaye wana noneho ugira igitekerezo uravuga utari koreka njye muri Art Rwanda ubuhanzi yego byaje gute ubundi confidence yo kuvuga utari koreka reka ngerageze ni ukuvuga ngo njya muri Art Rwanda ubuhanzi ubundi ntabwo nari nabyiteguye nagiye yongeye gufana umujama wanjye Muhanga yari umuraperi ariko asigaye yiharaza umutwe kuririmba cyane njyanye ngiye kumufana kubw'amahirwe ntiyatsinda ko yari ari mu bintu byo kuririmba kandi yari n'umuraperi kubw'amahirwe ntiyatsinda sorry kubw'ibyago arangije ntiyatsinda ko yararirimbye kandi yari umuraperi ubwo rero birangira mvuze nanjye reka niyandikishe ngiyemo mbakubita flow baranyurwa barambwira ati komeza urarenze mbwa naje gukomeza ngera ku rwego rw'igihugu nshiduka nabaye wa mbere ariko mbikesha umuntu witwa Mani Marite warakoze cyane kabisa experience wakuyeyo niye inspiration nakuyeyo nize music business
niga brandi umva mbere nta brandi nagiraga ariko niba wakomeje kunyumva neza harimo akantu ka I can do this all day man. Iyo ni brandi yanjye ya nyayo. Niba warakurikiye ibintu bya entertainment yo hanze aho kantu kazwi ku muntu umwe gusa witwa Captain America. Yakinnye filime za Avengers n'izindi uramuzi za Avengers. Uriya niwe my favorite body language character. Niwe mukinnyi wa mbere nemera. Niyo mpamvu nanjye nagahise mbati I can do this all day man binabikora umunsi wose. Yego. Ngira ngo bagwaye igihembo cya miliyoni nk'ishimwe ry'uko ubikora kandi ubikunda. Yego. Nyuma yaho byarangiriye aho cyangwa hari n'izindi opportunity wagiye ubona kubera ko wabaye wa mbere? Nta birenze nagiye mpura nabyo gusa uretse ko barutora kanagendaga mbona rimwe na rimwe kubera iyo mpamvu n'abantu bakanyizera bakaba interview ndumva ari byo nagiye mpura nabyo rimwe na rimwe abantu bakamfasha bati nta twabonye ufite impano reka tugukubitireho nubwo buryo nagiye nkuramo nyine n'izo nyungu zonyine. Waba ufite platform se unyuzaho imiziki yawe cyangwa n'ibindi bikorwa byawe? YouTube ntabwo nzi ukuntu byagenze ntabwo nkikoresha nubwo isonga zikiriho ariko nibagiye email ntabwo nzi ukuntu nayigarura ababizi bazamfasha ariko TikTok niho biri kubera wandikamo Jovitique uhita umbona yani Joviti ugahita ushyiraho ca Joviti mu kinyarwanda ugahita ushyiraho ca uhita umbona Jovitique man. Ariko urakwiye kugira ngo ushake cano mwana ushake YouTube cano kugira ngo imiziki yawe ijye inyuraho man nimbona manager nyine nzabikora biramutse binariye ku buryo nyine inyungu zose zaza ziri kuza kuri profit yawe. Reka ntabwo bisaba manager man nawe wabyikorera ariko man bireke ntabwo byoroshye umaze gusaza uba wumva nka manager ari nk'iki yagufasha mu gihe waba umubonye? Manager ikintu cya mbere yamfasha ni ukugenzura imbuga nkoranyambaga zanjye. Ikindi yamfasha ni umufungo umufungo nabwo ukenewe kujya muri studio ntabwo bari gupfa kwikora bisaba money bisaba ubuki umuntu akajya muri studio agakora. Yego. Ubu ufite indirimbo zingahe ziri hanze no umuntu ashobora kuba yajya kuri social media akazibona atari kuba ngo wenda no tuvoko sound iri full ku buryo abari indirimbo nyine umuntu yumva akaba yanayishyira kuri playlist y'indirimbo yumva? Maria mama ntabwo ari kera nenye kabisa. Turirimbiremo nk'ebyiri muri zo twumva uburyo Maria nyine ni iki ubakarabo mfata umurya kunego twikasi imbere nka Jovitique byashoboka bite ko ndisugi nyumvira kandi humura nanjye dimanzi nkawe nta wundi mwarenze nkunda sibye mawe I can do this all day man. Ndagusuhuje Maria nkorera umutume kuri izo miya naganya batagatifu benshi ariko nta wigeze mfunga ibicwa wa muhungu ni gaboy nawe yabanga akeneye ko mira nkawe please Maria nyorohereza ibi bintu nibirimba nzagura Maria nyina wa jambo nuca kunansaba igitambi cyonzi nuko nta busambwo harya ngurisu je maze shapure mwijo sabatayifite bakandusha boss bikira Maria ngiririmba bazidora abandi bari bande banishozi I can do this all day man. Yitwa Maria. Yego. Wayanditse ugendeye kuki? Ya Maria mumbabaje ariko ni mbivuga sinzi niba ari ngombwa ariko reka mbivuge. Maria nandi kumusaba umukobwa wa mbere umukunzi cyangwa se nawe niba yiyaminiye akaza. Nibyo. Wari uri gusaba umukunzi Maria n'ubukara ariko ubu urumva nkeneye umuti. Maria dusenga? Yego. Niwe wari uri gusaba umukunzi? Yego. Asema nagufite depression y'urukundo? Man ndayifite ariko nkeneye cyana kimvura man. Baby niba mbona ukabona ndi type yawe ngwino umvure kabisa ndarembye. Naza kuvure n'ukuri. Cyane. Hari ababona mufite ubumuga mu by'ukuri bakumva ko hari ikiri kubura. Hari ahantu societe irakurenganya bitewe nuko ufite ubumuga? Cyane rwose. Hari nk'igihe ukuntu bikunda kubaho ukabona nk'igihe nko kuri boutique kugura akantu ubanje kubasuhuza wenda urugero umeze mute ngo nta kintu cyarimo ngo nta kintu cyari genda nyine agahita agiye akuje kumusaba kandi wenda si cyo kikuzanye nta nubwo kurusha ubushobozi ugasanga nyine birakubabaje cyangwa wenda ugasanga
uciye nko ku muhanda umuntu wamubwiye ati wansunitse ukangeza imbere akabyanga nyine cyangwa nabo mubana mubwira ati mfashe ngeze ku muhanda njye gukora utuntu nabyo akabyanga ukabona nyine birabangamye birababaza cyane. Birumvikana. Yego. Gira message uhereza nk'umuntu wumva ko kuri ubu ngubu aho ari no mu big boss ari kumva afite isi mu biganza bye, ari kumva asa nkaho ari we kamara. Watubwiye uti mu by'ukuri si gutya wavutse, ahubwo no burwayi bwaje kuza wisanga gutya kugeza ubwo nawe usigaye uhura na challenge nk'izo ushobora kuba wasuhuza umuntu akumva kuri kumusaba cyangwa se akaba yakwima n'indi support. Agira nka motivation speech umuhereza. Umuntu nsubiramo umuntu w'umubosi wumva yarageze ahantu hari nk'ukuntu nk'ubu wenda nka gutya nafite nk'ikibazo dushobora nko guhura nka kwiryaho wenda bikoreshe gutyo nka kwiryaho ariko mu by'ukuri nazi icyo ejo hambikiye. Yego. Okay. Bijyanye na situation wanyuzemo ndetse n'iyo uri mu ngubu n'uburyo wiyize imbere yuko ugera muri no situation. Icyo nakubwira cyo isi ntago isakaye kandi uwa mubiri wambaye urawusiga ariko wagutenguye ejo n'ejo bundi kubera ko ntago unyurwa, urawoza yego ariko umubiri ntago unyurwa mani. Ikindi kandi nakubwira wibuke gusenga kubera ko ibintu urimo ejo n'ejo bundi wabihomba. Wibuke gusenga umuhungu wo mwijoro nyine mwiyambaze yakomeza kurinde, bitari ibyo nyine ushaka guhura na se kibakaguta muri yombi kabisa. Yego. Ubuheruka mu rusengero ryari? Mu rusengero ntago biba byoroshye kujyayo bitewe naho haba abicanyi benshi haba abantu batwicira imitima cyane ngo Yesu abwira ikimu ibintu ngo yakijije impumyi. Ibyo ni ibiki izo mvugo nyine ziratubangamira cyane cyane abantu babikora batabizi ariko ziratubangamira. Ngiye gusenga rero umuntu umupasiteri agatangira gukoresha imvugo nyandagazi gutyo umuntu kwa ko ngo zanditse muri Bibiliya birambabaza. Kandi ntabwo nahita mwaka ijambo ngiye pasiteri ngo ntibavuga impumyi ngo bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Ntabwo nahita muca mu ijambo ariko biratubabaza rimwe na rimwe ugatinya no kujya mu rusengero. Nuko kabisa njye nsengera mu rugo n'umutima wanjye. Ubwo ntabwo bizagutandukanya n'Imana ukabura ijoro mwana. Oya njye mfite abantu negereza tugafatanya tugasenga amani kandi ntabwo kujya mu kiliziya cyangwa mu rusengero ari byo bikwereka ko Imana iri hafi yawe cyangwa aryo bikugira umukristo cyane. Yego. Shofitiki Oji ukunda umukobwa uteye ute? Ngewe rero akabazora njye nkunda maneke wirabura kabisa. Ukunda maneke wirabura ubwo abantu b'inzobe abantu babyibushye abona hari icyo bita indabo n'amakoma. Yego. Ubwo indabo zitandukanye ute n'amakoma? Ubwo amakoma ni ibidumbari n'abantu babyibushye wafasha ariko ntago mbatutse nyamuneka buri muntu afite icyo indabo ni indabo. Yego. Mwana uzi ko amakoma bajya bayapfundikiza ibijumba. Ni ibijumba nyine buri muntu afite icyo akunda mwana. Ufite aba ex wangaye? Ni benshi bro, ni benshi kabisa. Ntabwo nababara. Nk'abangaye gereranya. Ijana ntabwo bagezemo ariko barenze 50. Nta nubwo bagezemo nawe ariko ni benshi kabisa. Cyakozaba kereka mbabaza ariko ni benshi kumbyumva. Uwo mwapfuye ikintu cy'ubufuka avuga uti iki kintu ntabwo twakabaye tugipfa. N'umuntu n'umbebi wampamagaye arambwira ngo abizi ngo dutandukanye nge ngo nyishobokana nawe. Haciye akanya haciyo nk'iminsi birarambwira ati ngo nangukinishaga. Ndamubwira nti mbebi ngende gangster ntabwo wankinisha gutyo ngo mbyeme nabatuke. Niba ariko wabisemo ikomeza ngo mbabari nabato wabisemo bye nyine nzashaka kandi. Na ndirimbo wamwandikiye se? Reka numvira hari se sha reka numve irahari. Hari kabisa akantu gato twumva. Igendere n'ubundi ubwo ni wari uwanjye mukobwa rukundo naguhaga nangereka ngiheri ibinyobwa ari ngenda ndohovye kurusha ndetse wasanga waruzi ko nza guhenda di never love again and I can do this all them no kongera kwizera abakobwa. Ubumva ku munsi w'ubukwe bwawe bizaba bimeze bite? Shamanje nawe ndatangira kubitekereza mama. Nzatangira kubitekereza. Nzabitekereza namwe umwana uri seriye kabisa. Ese ni nk'iki umukobwa yakora ukabona ko ari seriye ku buryo uvuga uti uyu muntu
maybe ko dushobora kuba twabana. Umwana bakanyemere ko dufata umurya nicyo cyambere. Wanyemere ko dufata umurya mpita mbona kuri seri, ariko mu gihe utangiye ibintu byo kwifunga cyane mbona ko utari seri kabisa, nkahita nca ku ruhande. Ewana nkubwire ni rero igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo tujye dusapotinga talenting izi ngizi, ndetse ni igihe cyo kugira ngo tubumve kuba uyu munsi izuba riri kuva ntabwo bivuze ko ejo rizava. Ugomba guteganya ko n'ejo rishobora kurenga, kandi aho uri uyu munsi ejo ushobora kuhava kubw'impamvu runaka. Tuba dufite ubuhamya bugiye butandukanye bugaragaza ko ubuzima buhinduka. Ni igihe rero cyo kugira ngo tworohemo ewana tubanira abandi neza cyane. Hari indirimbo yakugejeje finali mu marushanwa wari urimo. Yego irahari. Ni iyihe yatumye nsinda yangejeje finali? Yakugejeje finali noneho ni yatumye utsinda. Nzikubitira icyari ngo twumve. Ebyange no umukara, urukundo rw'umukara, umwana wirabura cyane apana nkana wera, nkunda umukara John jo bitike braka n'ibyo barajyanye yo, nkunda umukara John bani yambariye umukara bla bla bla, nkunda umukara dai barajyanye n'umukara bla bla bla, nkunda umukara John bani yambariye umukara bla bla bla, nkunda umukara dani byiza ndi bisho bitike braka n'ibyo barajyanye ndi nago nkunda ibintu bisa nk'inyange kimwe n'ibindi bitukura isi yanjye nyibara ryane braka sinice umuganye bla bla bla. Dufite mfite ubumuga by'ariko ndashoboye kuba mfite ubumuga ntibivuze yuko mugaye gutika buri ntabwo bivuze kwibeshyira. Disability is not inability, nibyo mfite ubumuga ariko ndi infinity. Disability is not inability, nyibereza abana bibere mu afiriti ndabyo zanjye zaba kiza love that kind heart light. Nkunda umukara abana birabura Miriam abana Imana izaduhana Jovitike w'umukara indajya amakomanda bemera over mu yango magengo nta by'ibibanga indabyo zirabura nizo nyemova. Let's go I can do this day man. Nkunda umukara ndashaka umukara winzanire sagana kwica bukana. Turi hano muri club cyangwa twambaye ndabona ari black uzana ubufezi ndakwicira aha nani stop irakora amabara kucyangwa tuyirenze ko atayeho black. Nkunda umukara Jomba niyambariye umukara bla 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 I can't do this day man. Yitwa Jovitike, ariko byambaje kuba udafite YouTube mani unyuzaho imiziki yawe ngo abantu twite tubarangira bahite bajya kureba imiziki yawe. Nibanyire kuri TikTok mani kuko urabagoye ngo bajye kuri TikTok. Cyakora bajye kuri TikTok mandikamo Jovitike ariko ushyiramo imbaraga mani, ushyiramo imbaraga. Ushaka YouTube ushyire imiziki yawe tukurebe tugukunde tugufollowing tukore subscribe du sharing imiziki yawe tuyumve kabisa. Yego ni ngombwa mani ngiye kubikuraho kabisa. Niga ntago bigoye rero gushobora no kuba wanatangira indi si na ngombwa ngo ukorere kuyo wakoreraga niba utakifite ushobora gutangira kandi ibintu bikagenda neza, kuko wenda niba uvuga ko ukeneye manager na manager waza atari kubona ibikorwa. Yego nari bime ndacyari kwandika ndashaka gutanza akantu k'album ubundi nkatangira gukora nyine nkareba niba nanjye natenya udafite platform. Nje ndateganya kugura YouTube channel one ifite imeze fresh ubundi nkatangira gutaha ibintu kuko nabonye gutangira bushyashya nanone bigora cyane. Okay tuvuge ngo bizaguhire. Wenda tugana ku musozo hari umuhanzi wireferaho mu Rwanda ukabuti uyu muntu kabisa iyo numvishe Froze ndahenza apa cyane benshi mvuga nk'abangaye batatu Racine Pifla wa gatatu ninde na Betray uba wumva imiziki yawe uyiha granting ana gute? Imiziki yawe mu by'ukuri iyo uyitegura upanga kwizagarukira he? Imiziki yanjye navuga ko ntagarukira igira kubera ko ngewe nkora ibintu mfite abantu nkorera mfite n'abakiriya nyine ndi gukorera nzaha ibyo bintu hari icyo bita abakiriya hakaba n'icyo bita abagenerwa bikorwa. Yego mba mfite abantu nabigeneye kandi nzi ko bazabyumva umunsi naje munyitege. Turakubwira ngo nyine ugomba gushyiramo imbaraga cyane. Iyi nzu ni ntoya ariko tugomba kuyibyiganiramo nubwo iri shyamba ririmo ibiti birebire ariko natwe tugomba kuzamura izo simwana kugira ngo natwe akazuba kajye katugeraho turebe ko twakaguka. Hari nka message wagenera abanyarwanda? Message nawagenera umuntu ushaka kumbera inshuti nkeneye inshuti wahamagara kuri nimero yanjye 0790 30 402. Yego ubundi ukanyandikira kuri WhatsApp yaba igitekerezo ukambwira uko nabigenza yaba inkunga yose wacishaho kuri iyo namba. Amazina ni Hirwe Jovitike niyo baruyeho mwamukoze cyane ndabakunda. Reka nkubwire ni wakoze cyane we twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye nkubwire ni
ni Defi Empire tuba turi kubana umunsi ku munsi 5 kuri 5. Njye nibera mu myidagaduro, ndashaka gushyira itafari kuri uyu muziki nyarwanda, ndashaka gushyira itafari kuri iyi sosiyete tubamo, kubera ko bizangirira umumaro, bizabagirira umumaro. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo rero ukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho 5 kuri 5. Uyu munsi nayo ndi kumwe na Jovitic. Byukuri ni umusore w'umwihirinzi, gira ngo mwumvishe story ye, amwumvishe ko ari ubuhamya bwigendera, kandi ikindi disability is not inability. Birashoboka ko ushobora kuba nawe bana n'ubumuga cyangwa ufite ubumuga, sibyo? Yego, ufite ubumuga. Birashoboka ko ushobora kuba ufite ubumuga cyangwa se hari ababyeyi baba bafite abana mu by'ukuri ugasanga barabaheza, nago batuma bisanzura ngo bagere ahari abantu, bakumva ko ari inenge mu by'ukuri bahisha, ariko ntabwo wabivuzeho. Biba bisawundinga gute? Yewe cyo nakubwira mubyeyi rero, twebwe turaba superhero. Niba ugira filime za Marvel cyangwa DC ukabona Superman ukabona abandi, ubimenya ko uwo mwana nawe ari superhero wibitseho kandi ukomeye cyane. Shusho umuntu ashaka gutungura akagutunga akakubera icyamamare. Gusa icyo nakubwira cyo hari ijambo bigeze kuvuga ngo kuba tugihumeka ubwabyo ni ubutwari. So kuba gihumeka uwo mwana wawe ni atarigeze yiyahura, kuba ashobora guseka kandi afite agahinda, afite ibimubabaza, byonyine ujye ubimwubahira kandi umukunde kurushaho ko akeneye urukundo rwawe. Yego. Reka ngo shimire rero, mubwire ko ushaka kwamamaza business yawe, ushaka kwamamaza ibikorwa byawe, nomero zacu ni 0788588218. Nkaba nkubwira ko filime nziza zirenze ndetse zirimo amasomo menshi, ni Kate TV show ushobora kuba wazisanga nawo Perimena Provisoire, ushobora kuba wabariza kuri Mwarimu Shope. Nomero ze ni 07880773 akaba yigishiriza Kimironko hariya. Iyo hageze uramuhamagara kuri izo nomero navuze mbere, hanyuma ukamubwira akagufasha mu gihe gitoya kandi ku mafaranga ari hasi. Ngewe rero mba ndi Defia, nibera mu myidagaduro, ushaka ikiganiro, ushaka kuzamura impano yawe, ufite message yihutirwa cyangwa se yagirira sosiyete akamaro, uhamagara kuri 0788565969 tukagufasha rwose, ukaza tukajya kuri kamera, ubundi tukabohora imitima y'abababaye. Hanyuma rero kandi abari ubuntu Jofti, dukubite uturirimbo 2 yego cyangwa 3 dusoza, ariko nigeze kumva uvuga nka uhindura ijwi. Yego. Mpindura amajwi ariko ntago ndi cy'abakobwa man, ntago ndi wa muhanzi wanyu wirya nk'abakobwa, ngiye ndi gangster. Uhindura amajwi gute? Nshobora kuvuga gutya cyangwa mvuga gutya tu, man. What? Ni gutya man. For real. Si pese so byumvisha man, wongere kunsubisha. Man. Man. Okay, hari irindi washobora? Irindi riziyo namwe ibintu bikonje nibwo amajwi menshi aja nk'aka energy gakonje kandi ntako mfite. Ubwo ibintu bikonje nibyo bituma nyine mu muhogo haza andi majwi, ariko iyo ntabinyweye mvuga biri gusa. Okay. Sasa twagiye n'utwo turimbo 2 tunasoze, wenda tujye no mu bindi. Twagiye kama kubiti yitwa Madodo. Sinari nzi ko nanjye let's go. Sinari nzi ko nanjye let's go. Sinari nzi ko nanjye urukundo rwa mpira bigeza aha, I can do this all day man. Let's go. Sinari nzi ko nanjye urukundo rwa mpira bigeza aha, nisanze nakundanye n'umwari ufite urukundo rukiri fresh body irankoma ku mutima ari kuri rwose, ntari yigiza bwirabura urenze baba ex kure cyane. Icyo mukunda no kwanyemeye abandi bantereranye niwe my girlfriend rwose, abandi simbazi hoya mukunda by'ukuri nta nugaraga hinja n'inkumi yacira gasiri kunteko nziza pandiri fan ananyita hani nkanyurwa nkamumena nkoma ningi nkemera kubi birenze uko bikeka n'ukuri mumenye nawe wamukunda ibyo mvuga n'ukuri Madodo mayibunda kwemera birenze cyane zo kukwimfira izone zo zikwiye umwari nkawe ngera ko gakisi nako nge nkumbura cyane ukunda byuzuye kirenzure n'inshuti yanjye I can do this all day man baby girl warakoze man. Indi hanyuma sasa reka numve
cyangwa zashize turi ntago zashize ahubwo aba ari nyinshi ngo twereke kukugora zinyiruka mu mutwe guhitamo biba byagoranye twagiye mu byo naciyemo byose nabonye Imana Imana ikwereka mu gihe wababaye ikaza igakora abandi bananiwe my name is Javitique Joe I can do this all day man Mana ndakwihaye Mana ndakwiragije diaga nzi neza kari wowe wankujije Mana ndagusenze ngo ngizemo ibikoroto nzibuka habaye nukuri nza gukorera diaga please give me super power ndagusizanya agasembuye nza gasimbuza amaso nzakunda habaye nsengera abafite ubumuga ari mu namukagare musoni kutabona mubere maso diaga committee mfashe nkure kuri winshi ya ijuru ry'abanyanege nyese ry'abiyita maje yampereza inote nyinshi nanjye nzagukorera nkubere umwana mwiza diamond zitere gufuha dear god ndabizi nturi gikinisho ntiramubyara wanjye niwe wambye gusezanyije nzabikora mana yanjye mpereza imbaraga zo kuba muri iyi simbi mpereza imbaraga zo gusinda abanzi banjye this dear god ndinde bineza neza by'isimbi mana yanjye mpereza ijuru ryawe ntaragira imbitisi ndabizi uvuze rimwe wakuraho ubumuga bwose utabona nakareba ibyiza by'isi wahanze utavuga nawe karapakandusha n'inganzo abatagenda natwe tugakina futu kunyanga igare tukamenya uko bimera nk'abandi bana dear god you got me yo mpagukizwa mana yanjye nanjye sobanukirwa agaciro k'amaraso y'umwana wawe watanze mpagukira mpaguruke nubwo byanze ariko ndabizi imbere yawe nakijya kirangira cyanze makuvuga mpamiriza isa agaciro k'urukundo rwawe nyagasani wankunze dear god makura pinga zishize imitima y'abihebye nanjye mbe muganganzo b'umwete nkoresha nkiza bene wacu dear god you got me I can do this all day man yeah man nagushimiye weho twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye ewana nkubwire ni dubyondere subscribe nyabuna turebe ko ewan nagushimiye Jofti murakoze cyane wakoze cyane kubw'umwanya wawe kandi nomeze nkubwire ni pull up bro pull up na mwanya wo gucika intege murakoze nubwo biba bisa nkaho bigoye mu kuntu ariko tugomba gusafaringa tugomba kubicamo nyine kandi nyine twabicamo twemye kuba uyu munsi bitameze fresh ntabwo bivuze ko ariko bizahora uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza uyu munsi ushobora kuba itara ryawe ritari kwaka ariko ku munsi w'ejo mu by'ukuri ukaba uri mu bari kuririmba amashimwe n'ibintu bishoboka icyambere ni uguhozaho ni consistency ikindi ni ukudacika intege murakoze cyane kandi ndizera ko nta nigeze zo gucika ufite aya nazo kabisa ndacyari gangster hanyuma rero kuri The Fear Empire ni mu rugo anytime ewan murakoze cyane kabisa imitima turayikesha imitima igacya tukabohoka nyine abantu twisanzura yego yego time hano ni mu rugo ewan wabibonye nyine uburyo bimeze nabibonye kabisa ewana so nagushimiye wari uri inyuma kuri kamera akaba yitwa Kate niwe cameraman niwe DOP ase Kate bamukubita akantu wana byose twagiye savuga ngo agiye atakajyanye bibaho twagiye I can do this all day man Kate umukobwa mwiza ese uraho rukundo rwanjye hindukira ndebe mwari mwiza amata ntari bibiraza ndakubona nkabura uko ngira abanzi nibo babikubwira ukuntu iyo numvise ijwi rya Emera Kate I love you so much reka mube mikoro muganire reaction genda umwegere asante sana Pola yatinye